Uriziwe beneshigiye iwacuse imuhero ati joro ryijimye cyane uracyanyuma. Ijoro rirakuze ririjimye cyane ariko ugomba kuzacya. Ya murinzi no kumenyesha igihe. Umurinzi niwe umenya igihe uko kimeze. Umurinzi arimo aramenyesha igihe no kuri. Nyamuneka abafite amatwi nimwumve icyo umwuka abwira abo ngabo bose bategereje kugaruka k'umwami wacu Mesiya Yesu Kristo. Ni ngombwa ko tuburirwa. Abarinzi nitumenyesha igihe. Ijoro ririjimye cyane rigiye kongera kwijima cyane ariko buzacya. Ukarire ukomeze urorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Imana igiye igarutse gusura u Rwanda. Murwanyi w'icyo mbwira nawe asubiza itonza ati dore urugamba ruzashira umwambu ntambara. Ubabare wihangane kandi reka imirimo yawe uzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Haleluya, 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 haleluya. Umwami Yesu Kristo Mesiya Yeshua Hamashiya wadupfiye ku musaraba hanyuma agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu. Mbashuhuje mu izina rye. Uyu ni umunsi mwiza Imana yaturemeye. Ni tariki 4 z'ukwezi kwa munani umwaka ni 2023. Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze. Rero muri iyi minsi hari ubutumwa buhuje n'intumbero dufite n'intumbero nahawe. Ubutumwa buhuje n'intumbero nahawe bwose ubuhuje neza nta kuvangirwa kundi. Natangiye kubushyira kuri iyi chaîne. Ndagira ngo nibutse ko ntago ngewe naje gukorera amafaranga hano. Cyo cyumvikane cyane. Ntago naje gukorera amafaranga bikinatangira nta nubwo nari nzi ko batanga bariha ngo abafite ngo aba views nyinshi n'abagira gute. Ntago nari mbizi. Mu by'ukuri Yesu Kristo wampamagaye yambwiye kubwira imbuzi kuburira abantu mu buryo bwose bushoboka. Rero niyo mpamvu yemeye ko nza kuri YouTube. Rero mu by'ukuri ntago mvuga ngo mukore subscribe ngo cyangwa ngo bavuga ngo iki ngo oya
simbizi. Yego, hakora subscribe wumva abishaka, wumva hari ukundi, ntabwo ari ukugira ngo ngewe ncuruzi, ntabwo Yesu arantunze, arampagije mu by'ukuri mu buryo bwose, inzira ze zirenga 1000. Rero ari nayo mpamvu benshi mu baje hano bashaka inyungu, hanyuma ntibemere ngo bacuruze ku mugaragaro, ahubwo bagacuruza izina rya Yesu mu izina ry'ubutumwa bwiza. No kuri imva ibihano byabo byabagezeho, byarangije kubageraho. Yewe muntu waje kuri YouTube uri bwumva aya magambo, waje kuri YouTube urimo gushyira imbere izina rya Yesu, urimo gushyira imbere ubutumwa bwiza, urimo gushyira imbere kuburira abantu, hanyuma ukabyitwikira ukavangamo ibindi, ukajya uvuga ibindi bireshya abantu kugira ngo mbese ubone views nyinshi, kugira ngo YouTube iguhembe menshi. Nukuri ugiye kubonana imbona nkubone n'uwo nguwo wakoresheje izina rye, wakoresheje ijambo rye, ubeshya, urimo gushaka inyungu zawe. Rero ntabwo nagira ngo nsobanure iki kintu rwose bibe clear ko ntabwo ngewe naje kuri YouTube nje gushaka amafaranga. Cyo kiveho. Uyu munsi rero nagira ngo twumve mwene data ugiye kutugezaho ihishurirwa yagize ry'ukuntu Imana igiye gusura u Rwanda ku nshuro ya 3. Arabidusobanurira neza nk'uko yabihawe. Yesu aduhana umugisha. Rero ndumva bisobanutse, nimuzajya mubona nshyizeho message, nuko izaba iri huje intumbero n'ibyo nahamagariwe, n'ibyo nemera, n'umurongo ndimo muri iki gihe. Yesu aduhana umugisha. Nacyamazi byaremwe byose bisubiza bitya biti yo iza gushira hazindi horaho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi byaremwe uko bingana biteza impanda ye. Bene data bakundwa, Imana ihumugisha kandi abagiye bahindura bashyira mu mirya mu majwi, abongeye gusubiramo izi ndirimbo zo mu gitabo. Izi ndirimbo zo mu gitabo ni zabaye inspire, uretse ko hari zimwe zishobora kuba zidahuje n'ijambo, ariko mu by'ukuri ni kagatotsi kaba kaguye mu mata, nuko gatokora. Rero izi ndirimbo zasizwe n'umwuka. Ndasabira umugisha n'ukuri abagiye bazisubiramo, bazigize nziza cyane, kandi zigiye kuzadufasha muri uyu muhamagaro w'ibiyaga bigari, kuko Kongo, Rwanda, Burundi tuzihuriyeho. Mu by'ukuri Imana ibahe umugisha abo ngabo yakozeho kugira ngo bongere bazisubiremo. Rero ni nayo magambo nari mfite uyu munsi muri uyu mwanya. Reka mbareke mwumve ibyo mwene data atugezaho. Yesu aduhana umugisha. Urindiwe beneshigiye iwacuse imuhero, ati joro ryijimye cyane uracyanyuma. Ijoro rirakuze ririjimye cyane. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimye. Amen. Wongeye kutugenera uyu mwanya kugira ngo twongereye kugirirwa ubuntu nawe bwo kuvuga ijambo ryawe no gutangaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo mu ijuru, kugira ngo bukize imitima ya benshi. Amen. Turaguhamagaye rero Yesu ngo uyu mwanya uzubane natwe, kandi ubutumwa bugiye gutambuka bushyikirwe n'imbaraga z'umwuka wera. Amavuta y'ijuru abwururukemo, kandi bwe kugira inkomyi kugera ku mpera y'isi. Izina ryawe rizubahwe ku bwaryo,
kandi ubutumwa buzagira imbaraga mu mitima y'abantu, buyitere guhinduka no kukwegera, byose bijye bikorekera kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze Data, turagushimye kugiye kubuherekeresha ukuboko kwiza kandi bukagira impinduka, abantu bakaza biguhimbariza. Mu izina rya Yesu no tubisabye, amen. Kadutangire dusoma ijambo ry'Imana ubwo tumaze gusenga. Yego. Kandi namwe turabashimiye ko mwongeye kuduha uyu mwanya. Amen. Imana ibaho umugisha. Amen. Kadusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice ni 7. Turasoma duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'13 Ezekiyeli ibice 7, umurongo wa mbere kugeza ku murongo w'11. Aya magambo aragira ati: ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, uku niko umwami w'Uwiteka abwira igihugu cya Isirayeli uti, amaherezo ageze ku mpande enye z'igihugu. Noneho amaherezo akugezeho, ngiye kuguteza uburakari bwanjye, ngucira urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose. Ijambo ryanjye ntirizakubera neza, ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko ari je Uwiteka. Uku niko umwami w'Uwiteka avuga ati, ikibi kimwe gusa dore kiraje, iherezo rirageze, amaherezo araje, biragukangukiye, dore biragusohoreye. Igihano cyawe kikugezeho, wa muturage wo mu gihugu we. Igihe kirasohoye, umunsi uri hafi, umunsi w'imivurungano mu misozi, si uwo kuvuzamo impundu. Noneho ngiye kugusokaho umujinya wanjye, ngusohozeho uburakari bwanjye, kandi ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, nkugarureho ibihwanye n'ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko Uwiteka ari je uhana. Dore wa munsi nguyu uraje, igihano cyawe kirasohoye, inkoni iragushibukiye, ubwibone bukumezeho. Urugomo rurahagurutse, n'inkoni ihana ibibi, ntawuzasigara muri bo, mu nteko zabo no mu butunzi bwabo nta kizahasigara, habe n'icyubahiro cyabo. Aya ni amagambo y'umuhanuzi Ezekiyeli yahanuriye igihugu n'abagituye. Yego. Ni amagambo akomeye kandi aremereye, yabwiye aba bantu, ayababwira mu gihe basaga n'abataye Imana. Ntabwo ari amagambo yoroshye rero, ni amagambo akomeye, ni amagambo asaba ubwenge buvuye mu ijuru no gushishoza kuva ku Mana. Tugiye kuganira rero ku magambo avuga ngo urufatiro, igihe imfatiro zisenyutse, umukiranutsi akora iki? Niyo mpamvu tugiye kongeraho Zaburi ya 11 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 7. Turongeraho Zaburi ya 11 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 7, kuko tuyoganira amagambo avuga ngo imfatiro zisenyutse cyangwa urufatiro rusenyutse, umukiranutsi yakora iki? Zaburi ya 11 duhere ku murongo wa 3 haravuga ngo niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo umutima we urabanga. Uwo ni umutima w'Uwiteka. Abavubira azavubira abanyabyaha ibigoyi,
ibigoyi ni imitego, umuriro n'amazuku n'umuyaga wotsa bizaba umugabane mu gikombe cyabo, kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka, abatunganye bazareba mu maso he. Aya ni amagambo akomeye nk'uko ntangiye mbivuga. Ezekiyeli n'uyu mwanditsi wa Zaburi baganiriye, harimo abantu babiri, harimo umukiranutsi hakaba n'umunyabyaha. Iratwereka ko abanyabyaha bazahanwa, abakiranutsi bakagirirwa neza, ukuboko kw'Imana kukababaho, umugisha w'Imana ukabasesekaraho. Rero turibaza ngo umukiranutsi yakora iki gihe imfatiro zashenywe cyangwa zasenyutse? Dusomye n'amagambo yo muri Ezekiyeli aho tubwira ngo dore amaherezo araje, ageze ku mpande enye z'igihugu, ageze ku mpande enye z'abantu, ageze ku mpande enye z'imiryango, ageze ku mpande enye z'isi, ageze ku mpande enye za buri muntu. Impande enye nuvuga ngo hari uburasirazuba, hari uburengerazuba, hari amajyepfo, hari n'amajyaruguru. Izo ni impande enye umuntu ashobora guterwa umwanzi aturutsemo, abaye mugose impande zose. Ntaba gifite ubwinyagamburiro, ntaba gifite aho ashobora guhungira, ntaba gifite aho ashobora guca, ntaba afite aho ashobora kubona icyuho ngo ahunge umwanzi, kuko impande zose yagoswe. Iki ni ikibazo gikomeye rero. Aba ni Abisirayeli, Imana irababurira, ituma abahanuzi kugira ngo bagaruke bave mu bibi byabo, bagarukire Imana. Barangije ntibumva Imana, ntibayitega amatwi binyuze ku bahanuzi, banga kumva abahanuzi. Hanyuma igihe kiragera, ubu buhanuzi Ezekiyeli yahanuye bubasohoraho, baranyagwa, batwarwa i Babuloni, na Ezekiyeli nyiri guhanura nawe agendamo. Uko niko nshobora guhanura ibintu ntamenye ubwenge, nanjye bikazansohoraho, nari nzi ko nge nzasigara cyane. Birashoboka. Uko niko abantu tujya twibeshya rero. Iyo rero ndi umuhanuzi ntabwo genda igitangaza, simfite ubudahangarwa butagerwaho n'ibyago. Niba ibyago byateye karitsiye nyituyemo, nanjye bizangeraho. Niba abajura baje gutera karitsiye, nanjye nyituyemo, ibyo bazazana nanjye bizangiraho ingaruka. Niba abantu bagakena, bizansaba ko nanjye ibyo ntuze mbisaranganya abasigaye, ingaruka zizaba zangezeho. Rero bisaba ngo tumenye ngo niba abantu batewe, imfatiro zirasenyutse rero kubera icyaha. Icyaha gisenya urufatiro rw'Imana mu bantu, icyaha gisenya urufatiro rw'Imana mu gihugu, icyaha gisenya urufatiro rw'Imana mu itorero. Urufatiro rw'Imana ni ukuri, urufatiro rw'Imana ni ugukiranuka, urufatiro rw'Imana ni ijambo ryayo, urufatiro rw'Imana ni umwuka wera. Iyo ukuri kwabuze, ijambo ry'Imana ritagihari, Imana irimuka, gukiranuka kuragenda, umugisha w'Imana ubukije. Aha niho abantu baguye rero. Aba Bisirayeli bari bamaze guhura n'aka kaga n'iki kibazo, kuko bimitse ibyaha Imana bayimuye. Bamaze kuyimura bimitse ibyaha, bituma Imana ibavamo. Ibavuyemo, Nebukadineza araza arabanyaga, arabatwara. Hanyuma bajya mu buretwa, bajya mu bunyage, bajya gukora imirimo batagomba gukora, bari mu gihugu cyabo. Ariko baraburiwe banga kumva. Iyo waburiwe ntiwumve rero, rero tubwira ngo uri nyaga gucyaho. Iyo wanze gucyaho ukanga guhanwa, hari kizakumvisha. Rero uyu mugabo Ezekiyeli ahanurira aba bantu, yabonye ko ibyago bibugarije kandi biturutse impande zose, arababurira. Ababuriye banga kumva. Ikosa si rya Ezekiyeli, ikosa ni ry'abantu banze kumutega amatwi ngo bakore ugushaka kw'Imana. Iki Imana bashaka hose ikindi nuko bihana, bakareka ingeso zabo mbi, ngo bakava mu bizira, imigenzereze yabo igatungana. Imana irabwira ngo ngiye kubahana rero, imigenzereze yanyu nzayibagarura ku mutwe, n'ibizira byanyu nzabibereka mbibashyira imbere. Buri muntu muhane nkurikije ibizira bye n'imigenzereze ye. Ntabwo Imana ipfa guhana abantu gusa, ntabwo Imana ikora ikosa. Ijya guhana abantu yabanje kubaburira, ijya guhana abantu yabanje kubateguza, ijya guhana abantu yabanje kubasobanurira ikibazo. Dufite ikibazo rero muri iyi minsi cy'abahanuzi benshi barimo bahanura, kandi ni byiza, turanabikunda, y'abatwana bagiraga ko bafite kumenya kuvuye mu ijuru, bafite umwuka w'Imana ubayobora ukabasobanurira. None ubuhanuzi dufite muri iyi minsi burimo burabwira abantu ngo nibasenge cyane, basenge cyane. None turibaza ngo se abantu kuva 1995 kugeza magingo aya, abantu bigeze bakura mu ruge, barasenga amanywa, barasenga ijoro, barasenga igitondo, barasenga ikigoroba,
bari mu mazi, bari mu buvumo, bari mu butayu, bari hirya no hino, ntabwo bigeze bacogora, ndetse abenshi bifu byarapfutse, abandi inkweto zabashiriyeho cyane. ariko wajya kwitegereza ugasanga ibibazo ntibyigeze bikemuka. Ese aya masengesho y'aba bantu n'ubuhanuzi bahanurirayo ntibufite ikibazo? Ufite ikibazo. Aha hari ikibazo gikomeye. Niba umukiranutsi rero wa muhanuzi uhanura nawe yabuze igisubizo, urufatiro rwamaze gusenyuka. Niba umutambyi mu rusengero mu itorero yabuze igisubizo, iyo tugiye kwitegereza mu nsengero turimo niho twakaboneye gutabarwa kw'Imana. Muri Yesu tuhakura amahoro, twakiriye agakiza. Mu rusengero tuhakura umugisha, kuko niho abatambyi batwaturaho umugisha. None amahoro ava mu gakiza ntayo, n'umugisha uva mu rusengero ntawo. Aha hantu n'urwango ifatiro zakoze iki? Zarasenyutse. Icyazanye Yesu ni ugutanga amahoro, nyuma y'amahoro agaha abantu be umugisha, abantu bakagubwa neza. None amahoro ntayo, n'umugisha ntawo, ahubwo dusezeranya ko igiye gukubita abantu inkoni ibahoye ibizira byabo n'imigenzereze yabo, kandi ngo izahana umuntu bimugaruye ku mutwe, bivuga ngo izamuha ibihamya by'ibigiye kumuhura. Rero icyo abahanuzi bagakanguriye abantu muri iki gihe, icyo ababwiriza bagakanguriye abantu, icyo abigisha bakabigishije, ntabwo ari ugusenga cyane, ahubwo ni ukwihana neza. Icyabuze mu bantu ni ukwihana neza. Ntabwo habuze ubuhanuzi, ntabwo habuze ijambo ry'Imana rivugwa, ntabwo amasengesho yabuze ni menshi, ahubwo amasengesho hari icyabura, arabura kwihana neza. Ejo hari umuntu wigeze atuganiriza aratubwira ngo buriya guhanura ni ikindi n'ubwenge ni ikindi. Urakoze cyane. Ayo ni amagambo biratandukana. Iyo dusomye Abaefesi igice cya 17 haratubwira ngo nimusabe Data wa twese wo mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, ngo aduhe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Iyo ubwenge budahari n'ibyo wahishuriwe bigupfira ubusa. Ushobora guhura n'ibibazo kandi Imana yavuze, ugahura n'ibyago Imana yabiguhishuriye, ugahura n'ingorane Imana yari yatanze igisubizo. Kubera ko utamenya ubwenge bwo kubyaza umusaruro cya gisubizo yaguhaye, ibyago bikakuzaho cyane. Rero aya magambo dusomye umugabo Ezekiyeli tuyasanzemo ibintu nka bibiri bikomeye. Nuvuga ngo ikintu cya mbere aravuga ngo harimo abanyabyaha, harimo abanyabyaha bagomba guhanwa, bagombaga guhanwa. Imana ikagarura imigenzereze yabo ku mutwe. Ntabwo ari Imana ihana umuntu, Imana ikugarura bya bizira byawe ubwabyo nibyo biguhana. Cyaha wakoze nicyo kigucira urubanza, kikaguha igihano. Yego. Noneho rero iyo tumaze gusoma tubonye ijambo rivuga ngo amaherezo. Iherezo ry'ibi bintu ryari rihe? Nuvuga ngo icyambere ni iherezo ry'ibibi. Imana igiye guhana ibibi. Imana ntihana abantu, ihana ibibi bakora. Ariko kubera ko bikorwa n'abantu, abantu bakaribo babihuriramo n'ingorane. Ariko Imana ihana ikibi ntihana umuntu. Iyo ikubise ikibi kubera ko kiri mu muntu, umuntu ni wihuriramo n'ibibazo. Rero muri iyi minsi Imana irimo yateguza abantu kwishaka guhana ikibi, abandi bagatega amatwi hanyuma bagasaba ibitakwiye gusabwa. Ariko bagombye gusaba iki rero? Bagombye gusaba ubwenge. Ubwenge bukabafasha gushyira ubushake bw'Imana mu bikorwa. Ubushake bw'Imana nubuhe ku bantu? Nukugira ngo abantu bave mu migenzereze yabo mibi, bareke ibyaha. Iyo rero abantu baba mu byaha, Imana ihana icyaha. Iyo ihannye icyaha jewe ugikora, ni jewe uhura n'ibibazo. Hani bweze Ezekiyeli ngo iherezo ry'ibibi rirageze, ngiye guhana ikibi. Icya kabiri yamubwiye ngo imigenzereze y'umuntu ngiye kuyimugarura ku mutwe. Nuvuga ngo hasigaye kubaho guhana inkozi z'ibibi. Ihana ikibi yakirangiza n'umuntu ikamucapa iboko, imubwira ngo ntuzongere guca muri izi nzira. Dore inzira itunganye ngiyi, dore inzira igororotse ngiyi, dore inzira nyabagendwa niyi, ntuzongere gusubira muri ziriya. Aya ni amagambo Imana ibwiye Ezekiyeli. Iyo tugarutse muri za 2005 Imana yagiye ivuga ibintu bimeze nk'ibivugwa muri iki gihe. Igenda ivuga ko ishaka guhana. Ariko icyo gihe abantu bagiye hamwe barasenga, bahamagara Imana baca bugufi, barayinginga. Ndumwe mu bantu bagiye Kagugu, tumara iminsi 21 turabona 35.
dusengera itorero, dusengera igihugu. Tujya gusoza Imana yatubwira ngo duhuze abayobozi bakuru b'amadini n'amatorero kugira ngo tubabwire iby'Imana ishaka ku gihugu no ku itorero ryayo. Turahaguruka turabegeranya tuvugana nabo tubabwira iby'Imana yari ikeneye ko bakwiye gutunganya. 2007 mu kwezi kwa 4 nibwo twahuje abo bantu tubabwira iby'Imana ishaka. Irashaka ko abantu baca bugufi bakihana nk'abayobozi b'amatorero, nibo batwara umuri rw'Imana mu bantu, nibo bagendana umucyo, nibo bagendana ukuri. Ariko icyaje kuvamo kitwereka ibyabaye nuko tugeze mu kwezi kwa 5 tuvuye gusenga 2007 mu kwezi kwa 3, mu kwezi kwa 4 turabahuje, mu kwezi kwa 5 Imana igiye kutubwira ibintu bine. Iratubwira ngo iraje guhana inkozi z'ibibi. Icyo cyari icyambere mu kwezi kwa 5 kwa 2007, kandi twamaze iminsi 21 turabona 35. Icyo twasabwaga gukora kumenyesha abayobozi bakuru b'itorero n'amadini kugira ngo bagaruke mu murongo nyawo. Message turayitambutsa iminsi 2. Tumaze kwitambutsa umusaruro twabonye bigaragara ko abantu batigeze baca bugufi ngo bihane. Rero aya magambo tuyasanga muri Yesaya 29 aho havuga ngo aba bantu bagarukiye wabahannye, ngo nabanyegera kunyubaha banyubaha n'itegeko ry'abantu, ngo banyubahisha kanwa n'iminwa yabo ariko imitima yabo imbakuri. Iyo ugiye kwitegereza ntago abantu bihanishije umutima, abantu barihana bihanishije umunwa. Nicyo kibazo gihari rero. Bivuga ngo natwe ibyo nk'amasigara cyicaro, abantu bihanishije umunwa ariko ntibihanisha umutima, kuko mu ntego yari ihari abayobozi bakuru bagomba kujya kwihanisha abapastori bashumbye, bari ba representarego na ba musenyeri, bagomba kujya kwihanisha abapastori babo kugira ngo bagarure ibintu ku murongo, itorero rive mu gihirahiro. Ariko ntibyakozwe. Mu kwezi kwa 5 k'uwo mwaka nibwo itubwiye ngo iraje ije gukora ibintu bine. Icyambere ije guhana inkozi z'ibibi, icya kabiri ije guhindura ibintu, icya gatatu ije guhoza abantu bayo amarira, icya kane ije gutanga umugisha n'amahoro bitigeze kubaho mu gihugu. Haleluya, amen. Aya ni amagambo aremereye kandi akomeye. Niba Imana iza guhana inkozi z'ibibi, igahindura ibintu, igahoza abantu bayo amarira, igatanga amahoro n'umugisha bitigeze kubaho, aho harimo ikintu gikomeye abantu bakwiye gushimikira bagashaka kugira ngo bakigereho kibagirire umumaro. Rero abantu barasenga kandi barasenga cyane, ariko ikihutirwa ntabwo ari iki ngiki cyo gusenga cyane. Ikihutirwa ni ukwihana neza, abantu bihanishije umutima batihanishije umunwa. Imana irashaka kugaruka gusura igihugu ku nshuro ya 3. Wambaza ngo ubwa mbere ni ryari, ubwa kabiri ni ryari? Ubwa mbere yasuye igihugu mu 1959, yongera gusura igihugu mu 1994. Nubigiye kugaruka mu gihugu kongera kugisura. Niyo mpamvu abantu bakeneye gutunganya inzira zabo rero, kugira ngo niza izabona hinyura, izasanye inzira ziharuye, inzira zitunganye. Ku bantu badukurikiye aho hantu igihe Imana yaziye gusura, ongera uhasubiremo kugira ngo barusheho kubyumva neza. Hari abari bari icyo gihe bakabibona, n'icyo gihe kindi bakaba barabyumvishe bakabibona, n'uyu munsi bazongere bazabibona. Reka dusome amagambo ari mu Bakorinto ba 2 ibice 13. Haratubwira neza iby'iyo magambo mvuze. Abakorinto ba 2 ibice 13 uhereye ku murongo wa mbere n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haratubwira aya magambo. Haravuga ngo dore none ubu n'ubwa 3 nzazi iwanyu. Wumve, n'ubwa 3 nzaza iwanyu. Mu kanwa k'abagabo 2 cyangwa 3 ijambo ryose rizahamywa. Nabivuze kera ubwo nabasuraga ubwa 2. Nanone nubwa
nubwo ntahari niko nkibivuga ntibiraba. Mbwira abacumuye kera n'abandi bose yuko bigaruka n'ingaruka ntazabababarira. Aha ngenze buhoro kugira ngo abantu bumve neza. Reka nyasubiremo. Abakorinto ba kabiri ibice ni 13 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Dore none ubu n'ubwa gatatu nzazi wanyu mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu ijambo ryose rizahamywa. Nabivuze kera ubwo nabasuraga ubwa kabiri, nanone nubwo ntahari niko nkibivuga bitaraba. Mbwira abacumuye kera n'abandi bose yuko n'ingaruka ntazabababarira. Nuvangu ubwa mbere Imana isura igihugu yagisuye mu 1959 35 Yesu umwuka igahini muri 40 iwusuka igihundwe 35 yahuse muri Anglikani muri 40 itangiza DPR Pentecote igihundwe cyangugu muri 59 iza gushaka imbuto z'umwuka yasutse izarizo. Hanyuma namwe izabonetse murazizi ubwo murazibwira. Igaruka 94 nyuma y'imyaka 30 n'indi ubutumwa buvuga ibiterane biba iza kongera gusura abantu. Umusaruro wavuyemo twaragubonye. N'ubu rero irashaka kugaruka gusura abantu. Tumaze imyaka n'imyaka dusenga ntabwo gatatu ishaka kugaruka rero. Yego. Niyo mpamvu iraje mu Rwanda igiye kuza kureba ibintu bine: guhana inkozi z'ibibi, kuza guhindura ibintu, kuza guhoza abantu bayo amarira, no kuza gutanga amahoro n'umugisha bitigeze kubaho. Yego. Ibyo ni ibintu bine bizabiyizanye. Ngira ngo ikibazo cyawe ndagishubije. Hari irindi jambo baje kutubwira ngo ngese imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Ntabwo ndasoza ndacyagenda. Ndaza kukwereka, turaza kureba niba zarasenyutse cyangwa zigihari nicyo yakora. Yego. Sawa. Aha turimo tureba ku Imana igiye kuza. Ese niramukije bizagenda bite? Aha turibaza ngo ese imfatiro koko zarasenyutse? Icyo ni kibazo abantu bibaza. Ese imfatiro koko zarasenyutse? Iyo dusomye Ezekiel 22 23:31 tuhasanga baze kuhasoma Ezekiel 22:23:31 tuhasanga abantu bane ngiye kuvuga ntagiye kuhasoma. Hatwereka abahanuzi niho Bibiri iheraho. Itangira ngo ni igihugu kitavuwe imvura ku munsi w'uburakari bukaze, ni igihugu kitabonejwe ku munsi w'Uwiteka. None ivuga abahanuzi bo muri cyo ngo bakigiremo ubugambanyi, basahuye ibintu by'abantu, bapfakaje benshi bo muri icyo gihugu. Abo ni abahanuzi Bibiliya itubwira. Nuno turitegera tukavuga ngo ese abahanuzi dufite aho ni basa nabo muri Ezekiel yarimo tubwira. Uretse ko nuba hasoma ntacyo bitwaye kugira ngo abantu bashe kuhumva neza, basobanukirwe, batagira ngo na magambo gusa tuvuga adafite aho ashingiye. Ezekiel 22 duhere ku murongo wa 23. Aya ni amagambo avuga atya: Imana itumye Ezekiel ngo nuko mwana w'umuntu, ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu kibwira uti, uri igihugu kitabonejwe kitavuwe imvura ku munsi w'uburakari bukaze. Abahanuzi bacyo wumva utege amatwi icyo abahanuzi bakoze, bakigiriyemo ubugambanyi. Nk'uko intare itontoma igiye mu muhigo, bamize ubugingo bw'abantu. Ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi barabitwaye, bapfakaje benshi bo muri cyo. Wumva icyo abantu bakoze rero. Abo ni abahanuzi. Ngo aba bahanuzi bakoze ubugambanyi. None se iyo witegereza hirya no hino ubugambanyi buhari, abantu bagambanira n'amatorero, bagambanira mu byumba basengeramo, bagambanira hirya no hino mu bibazo runaka, abenshi sabo. Uritegereza urebe. Hanyuma haratwereka ngo nuko intare itontoma igiye mu muhigo, ngo nabo niko babigenza. Iyo barimo bafite ibyo baka, barimo bafite ibyo bashaka kwambura abantu,
babakanga babazana n'iterabwoba ko Imana ibica, ko Imana ibarimbura nibadakora ibyo bashaka ko babakorera. Aratontoma umuntu akagira ubwoba akamukanyisha ko Imana imurimbura, kandi Imana ni nyembabazi, ikigambiriye nuko yihana ikamubabarira. Ntabwo Imana ishaka ko abantu bayo bapfa. Hanyuma aravuga ngo bamize ubugingo bw'abantu. Ubugingo bw'abantu babumize bate? Niba uteretse umuntu ukuri, ubundi icyo umuhanuzi Imana imuhagurukiza ni iki? Reka nsobanure ijambo umuhanuzi. Umuhanuzi ni umuntu ugendana ukuri kw'Imana ku mutima, agendana ukuri kw'Imana mu kanwa ke. Nuvuga ngo atunze ukuri kw'Imana mu mutima akakugendana mu kanwa ke. Ni wa muntu uzereka abantu ukuri kuko niwe ugufite, niwe uvugana n'Imana, niwe usabana nayo, niwe Imana yashimye kunyuramo nk'umuyoboro wayo uzagezaho abantu ibyayo. Niba ari we rero ugendana ukuri kw'Imana, hanyuma ba bantu ntabereke ukuri akabanyuza mu zindi nzira kuko akeneye inyungu ze, uwo muntu ubugingo bw'abantu yarabumize. Nuvuga ngo abantu bagombye gukizwa, bagombye kwihana kugira ngo babone ubugingo. None ntibihannye baratanga ibintu, bakateranya gukizwa no gutanga ibintu. Iyo mubwiye ngo zana ibingibi Imana irakugirira itya, we azana ibintu ariko ibyaha byakabisigarana. Hanyuma nuvuga ngo Imana yo ntikeneye ibintu by'umuntu, yikeneye ubugingo bwe. Yesu yapfiriye ubugingo bw'abantu, ntiyapfiriye amafaranga yabo. Yapfiriye ubugingo bw'abantu, ntiyapfiriye amamodoka yabo. Yapfiriye ubugingo bw'abantu, ntiyapfiriye bya bindi abantu twebwe tureba dushaka nk'abantu mu isi. Noneho rero niba umuhanuzi atazanye uko kuri ngo akubwire abantu, ba bantu bihane bahindukire, ibibi byabo biveho, imigenzereze yabo Imana yibababarire, icyo gihe nuvuga ngo ubugingo bw'abantu yamaze kubumira. Aha rero harasoza tubwira ngo bapfakaje benshi bo muri cyo. Babapfakaje bate? Nuvuga ngo Imana iratubwira ngo niyo mugabo watwirongoreye, niyo mugabo wacu Yesu n'umukwe yaradukuye ku musaraba. Niba rero tuterekanye ukuri nk'abahanuzi, abantu b'Imana bakarindagira, ubugingo bwabo bugapfa, nuvuga ngo icyo gihe babantu twabatandukanije n'Imana bapfakaye. Ntibagifite umugabo bagomba gutura ibibazo, ntibagifite umugabo kandi bari barakowe. Aha niho abantu rero bahurira n'ibibazo. Umuhanuzi rero n'umuntu ugendana ukuri kw'Imana mu kanwa ke, aragutunze mu mutima, arakugendana mu kanwa. Niwe uburira abantu kugira ngo ibibi byabo babisohokemo, Imana ibahe umugisha yo kubazanira ibibazo, he kubona ibyago. Aba ni abahanuzi. Iyo tugeze ku gice hano tubonye abahanuzi, hanyuma 26 ngo abatambyi bo muri cyo, abatambyi bacyo bisha amategeko yanjye ku rugomo, baziruye ibintu byanjye byera, ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, kandi n'amasabato yanjye barayirengagije, maze nsuzugurirwa muri bo. Aba ni abatambyi. Umutambyi igisobanuro cye ni umuntu ugendana imbabazi z'Imana ku mutima. Iyo umuhanuzi avuze ngo akaga karaje, abantu baza biruka bati dukora iki kugira akaga katadusohoraho, akavuga ati murebe umutambyi, kuko n'ufite imbabazi z'Imana ku mutima. Umutambyi agahagarara hagati y'Imana n'abantu, akabasabira imbabazi, akongera kubunga n'Imana, akavuga ati muzane ibingibi hanyuma tusaba Imana imbabazi. Bagasana igicaniro, bakururutsa Imana kugira ngo Imana yongere kubaha imbabazi no kubareba neza. None imbabazi muri iyi minsi sinzi niba zigihari. Ese witegereje uyu muhanuzi, mu bahanuzi dufite, ukuri kw'Imana aragufite arakugendana? Icyo ni ikibazo. Ese imbabazi z'Imana kuri uyu utambyi arazifite? Abantu iyo twigiye kwitegereza mu nsengero, mu matorero turimo, izi mbabazi zirahari? Abahanuzi bafite ukuri? Ibi tubirebe. Nidusanga nta bihari rero, biratwereka ko imfatiro zamaze gusenyuka. Hakurikira hatwereka iby'ibikomangoma na rubanda. Ibyo reka ne kubijyamo. Twe turimo turareba hano abatambyi bagendana imbabazi z'Imana, abahanuzi bagendana ukuri. Noneho rero dufite ikibazo gikomeye iyo tugiye kwitegereza kugira umenye ko imbabazi zihari mu batambyi. Iyo mu itorero bakiriye umuryango nterankunga, reka ntangira urugero wenda nka Compassion, iyo niyo gufasha imfubyi n'abapfakazi, iyo niyo gufasha ba bantu batoya badafite amikoro. Ese iyo yahageze abantu bongera kuhabona Imana? Ese bya bintu bari bageneye ba bantu barabibona koko? Aho niho tumenyere ko imbabazi z'Imana zihari cyangwa nta zihari. Nivuga ngo itorero niryo ryagombye gukora umurimo wo kwihanisha.
Imana nitwe yashyizeho nk'itorero kugira ngo twunge abantu nayo, twongere tubunge n'abandi. Leta yashyizeho gacaca yagombye gushyirwaho n'itorero, nibyo byagomba kunga abantu rikabihanisha rikabunga. Hanyuma izanwa na leta. Iyi miryango ifasha imfubyi igafasha abapfakazi yashyizweho na leta, yagombye kuba yashyizweho n'itorero ngo idini ryiza Imana yemera niryita ku mfubyi n'abapfakazi, rikitandukanya n'isi, imibabaro yabo rikayimenya. None iyo twitegereza niko bimeze. Dushobora gusanga imfatiro rero zarakoze iki? Zarasenyutse. Niba zarasenyutse rero umukiranutsi yakora iki? Ese koko zarasenyutse? Simbizi, ariko twitegereze turebe niba abahanuzi bacu bameze nk'ukwezi kera bavuga. Noneho dukurikije ibyo tubonye rero turabona ko imfatiro zamaze gusenyuka. Ni imfatiro zarasenyutse rero. Niba abahanuzi batagira ukuri kw'Imana mu kanwa kabo, batagufite mu mutima, niba abatambyi batakigendana imbabazi z'Imana ku mutima ngo bahagarare hagati y'Imana n'abantu babunge, biragaragara ko imfatiro zasenyutse. Ni imfatiro zasenyutse, twagombye gukora iki? Hagombye kubaho kwihana nk'uko Nininewe. Haleluya! Kwihana nk'uko Nininewe. Iyo dusomye ibice bitatu bya Yona tuhabona uko Nininewe bihannye. Yona yarahazengurutse arababurira, arababwira ngo mu minsi 40 nibatihana bararimbuka. Umwami ngo inkuru igeze ku mwami ngo ashishimura imyambaro yambara ibigunira, ategeka abatware be, ategeka buri umuturage, ndetse ngo aravuga ngo n'amatungo yabo ntazanywa amazi ntazarishe, ngo bicishe bugufi, ngo ahari wenda Uwiteka yakwigarura ngo akibuza kubagirira nabi. Uwo ni Yona aburiye Nininewe, umwami ngo aca bugufi barihana. Rero dukeneye kwihana ku buryo tugiye kureba. Kwihana ku buryo butatu kuri ahangaha dusanga Nininewe. Ngo kwihana kwa mbere ni ukwihana kw'abatambyi batatiye umuhamagaro. Ngo abatambyi batatiye umuhamagaro, birakwiye ngo abatambyi begerane hanyuma bihane. Umuntu wese tw'umukozi w'Imana ufite abantu ashumbye yagombye kwegerana mugenzi we hanyuma bagaca bugufi bakihana. Uko ugiye kureba nabo ubwabo ntibumvikana, ntibahuza, ntibashobora kugira ibyo bahuriraho. Birakwereka ko imfatiro zasenyutse. Niba abashumba bari mu karere ahantu bari mu bafite amatorero mu gace kamwe badashobora guhuza, badashobora kuvugana, badashobora kumvikana, birakwereka ko imfatiro zamaze gusenyuka. Imana ikorera mu bumwe, ntago Imana ikora ikoresheje mu bice. Kwihana kwa kabiri kwagombye kuba kwihana kw'itorero, kuko itorero ryataye inshingano zaryo. Inshingano z'itorero ni ukubwiriza ubutumwa rikazana abantu kwa Yesu, rikabihanisha ibyaha, rikabaraga ubwami bwo mu ijuru, rikabahesha amahoro, hanyuma bagahabwa umugisha. Ariko tugiye kwitegereza abantu dufite mu matorero, abantu dufite mu nsengero, ntabwo iki kintu gihari. Nta mahoro ahari, nta mugisha bafite. Bigaragara ko n'Imana batahuye nayo. Niba bakigendana n'ibyaha, birakwereka ko Imana batarahura nayo. Kwihana kw'itorero ryagombye guca bugufi rikihana. Kwihana kwa gatatu gukenewe ni ukwihana kw'abatuye igihugu. Kwihana kw'abatuye igihugu, vuga ngo igihugu cyagombye kwihana, kikihana ibizira cyakoze, kikihana ibibi cyabayemo, abantu bakabona aho bahagarara, ubwiza bw'Imana bukururuka, abantu bagahabwa umugisha bakagirwa neza. Iyo abantu bihannye ikibi kibagusha bakagika amahoro n'umugisha. Iyo abantu bihannye Imana izije gutanga amahoro n'umugisha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo abantu bihannye Imana imanuka ije gusabana n'abantu bayo no kubahoza amarira. Rero iyo twitegereje turabona ko imfatiro zamaze gusenyuka. Ubwo imfatiro zasenyutse, abakiranutsi rero bakwiye gukora iki rero? Dukwiye kwihana neza, ntabwo dukwiye gusenga cyane. Kwihana niko gukenewe kugira ngo ikibi Imana ishaka guhanira abantu tugikureho. Ndagira ngo nsoze nsaba abantu ko dukwiye guca bugufi, tukabanza tukisuzuma, hanyuma tugasaba Imana imbabazi. Yego. Niba utarakizwa wowe unkurikira, utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagira ngo mbanze ngufashe wakire Yesu, usubiremo aya magambo. Hanyuma abaguye n'abasubiye inyuma
n'abacitse intege nabo mu kanya turaje tubasengere kugira ngo nabo Imana yongere basubizemo imbaraga. Reka wowe wari utarakira Yesu ukurikiye ubu butumwa, ukurikiye aya magambo, usubiremo aya magambo uti mwami Yesu nguhaye umutima wanjye, ngwino muri je umbere umwami n'umukiza, nkure mu gitabo cy'urupfu nshyire mu gitabo cy'ubugingo, uhereye none mbarira ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye byose, maraso yawe Yesu anyeze, ejo hanjye hazaza uhayobore, mwuka wera ngwireho, ngendere mu kuri no mu mwuka, kandi umfate ukuboko nzagere ku ntego y'ubuzima, ntongeye gutandukana nawe. Urakoze Yesu. Abasubiye inyuma, abacogoye, abacitse intege, abaguye, namwe reka tubasengere kugira ngo Imana yongere kubakangura no kubahagurutsa, ibintu byongere gusubira murongo mwiza. Mana turagushimye ko bw'ubutumwa ushimye ko dutambutsa uyu munsi. Turaguhamagaye kugira ngo usure imitima y'abantu hirya no hino mpande enye z'isi, abasubiye inyuma, abaguye, abatentebutse, abacitse intege, abihebye, bose Yesu wongere kubasura no kubagenderera, kandi imitima yabo wongere kuyikangura, basohoke mu bibi binjire mu byiza, kugira ngo ikibi batandukane nacyo, imigenzereze yabo yo kwihanirwa, ahubwo bahabwe umugisha nawe kuko bamaze kwihana no guhindukira. Urakoze Yesu, turagushimye ko byose bikora nk'umubyeyi, mu izina rya Yesu no tubisabye, amen. Urinziwe benyeshigiye iwacuse imuhero ati joro ryijimye cyane urajya nyuma. Ijoro rirakuze ririjimye cyane, ariko ugomba